ndabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe bifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Nkuko mubizi Nsengigena François kuri channel Nsengigena TV. Twari tumaze igihe tutabonana ariko nongeye kugaruka n'ubundi nguko nayo basezeranyije nzanye isomo rya kabiri. Ariko mbere yuko twinjira mu isomo reka tubanze dukore evaluation cyangwa se twibukiranye amasomo twize ubushize ubwo nagaragaraga kuri kamera ntangira umurimo wo kubigisha gucuranga gitari. Twabonye inota rya do, tubona inota rya re, ndetse tubona na mi, ariko iyo nyibasigiramo devoir kugira ngo ubutaha n'ingaruka nzasange mwaramenye kuyicuranga. Nizere ko do, re na mi mumaze kuyamenya. Ahasigaye tugiye gusobanura ku nota rya mi ho gatoya, kubera ko inota rya do twararyize ndaribasobanurira byimbitse, mbasobanurira n'inota rya re. Ubu reka tuvuge kuri mi gatoya, twongere twinjire mu nota rindi, turiga na fa ndetse twige na sol. Inota rero rya mi nkuko bisanzwe muri muzika, n'ubundi nababwiye ko babara ikiganza bahereye ku rutoki rw'agahera, rumwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu. Kuvuga ngo uko bafata inota rya mi, urutoki rwa gatatu ari rwo rwa se rurafata umurya wa gatanu mu kazu ka kabiri. Urutoki rwa kabiri ari rwo rwitwa b rurafata umurya wa gatatu, rurafata umurya wa kane mu kazu ka kabiri. Urutoki rwa kane ari rwo d rurafata umurya wa gatatu mu kazu ka mbere. Reka nongere nsubiremo, urutoki rwa gatatu ari rwo se rurafata umurya wa gatanu mu kazu ka kabiri. Urutoki rwa b rufate umurya wa kane mu kazu ka kabiri. N'ubundi munsi ya rwa rutoki rwa se n'intoki ziraba ziteganye. Urutoki rwa kane rufate umurya wa gatatu mu kazu ka mbere ari rwo rutoki rwa d. Noneho ucurange uhereye ku murya wa gatandatu, umurya wa nyuma muri iyi mirya igize iyi gitari, ucurange ugana hasi. Iri ni inota ryitwa mi. Ndizera ko mwamaze kurimenya. Ubwo iyo ujya gufata neza uhera kuri izi ntoki zibanza zo hejuru, ugakurikiza uru rutoki rukurikira rwa kane, ugacuranga neza n'urutoki rw'igikumwe umanura, ugacuranga imirya yose uhereye ku murya wa nyuma wa gatandatu ugana ku murya wa mbere. Iri ni inota ryitwa mi cyangwa se note mi. Hanyuma reka twinjire no mu nota ryacu nababwiye tugiye kwiga ryitwa fa. Fa uburyo ifatwa, uhera ku rutoki rwa kabiri rwitwa b, ukarujyana neza ukarufatisha umurya wa kane mu kazu ka gatatu. Ko iyi niyo domito cyangwa se niwo murya w'iremezo ugomba guheraho ucuranga, ariyo mpamvu ariwo ugomba guheraho ufata fa. Ugakurikizaho umurya wa gatatu mu kazu ka kabiri, ugakurikizaho icyitonderwa, iyi mirya yombi mu kazu ka mbere uyifatira rimwe, umurya wa mbere n'uwa kabiri uyifatira rimwe, ugahera ku murya wa kane, uwa gatatu, imirya yombi ukayifatira hamwe bikitwa fa. Ugacuranga uhereye ku murya wa kane, umanura nanone uganisha hasi ku murya wa mbere, ikitwa fa. Kandi noneho ugatsindagira intoki udakoresheje ibibaraga byinshi nanone, ariko nanone ntuzinengeke, ugashyiramo utubaraga kugira ngo
mutsindagire imirya kuri mashe, imirya ibashe kuvuga neza. Ikindi cyitonderwa nababwira mu gufata imirya ya gitari, iyo ufata imirya ya gitari urigengesera ukirinda kuryamisha ikiganza ku muhini wa gitari kugira ngo cyangwa se kuri mashe ya gitari kugira ngo iki kiganza kitabasha kubangamira iyi mirya y'ibanze kuvuga, ahubwo ugasa n'ushyiramo akadisitase cyangwa se ugashyiramo akanya kugira ku buryo nibura wacishamo nk'ikaramu gutya ikabasha kuba yahinguka hano kuri urutoki rw'imbere, kugira ngo nibura imirya ivuge neza nk'uko ubyifuza ubishaka. Uyu murya utabashije kuvuga cyangwa se uyu nguyu ngo ubashe kuvuga, ntabwo twaba dufite fa. Kugira ngo tube dufite fa nuko iyi mirya yose uko ari imirya ine ibasha kuvuga, niho tuba dufite fa yuzuye. Hanyuma reka tujye kuri soro. Inota rya soro ufata umurya uhera ku murya wa gatanu mu kazu ka kabiri, ugashyiriraho rimwe n'urutoki urutoki rwa kabiri rukagendana n'urutoki rwa gatatu, urutoki rwa kabiri ku murya wa gatandatu mu kazu ka gatatu, urutoki rwa gatatu ku murya wa gatanu mu kazu ka kabiri, noneho urutoki rwa mbere ari rwo A rugafata umurya wa mbere mu kazu ka gatatu, nanone ugashyiramo akadisitase cyangwa se akanya, ugacuranga soro yawe kugira ngo soro tube tuyifite neza ivuga neza, nuko iyi mirya yose iba iri kuvuga nuko biba biteganyijwe mu mategeko agenga muzika. Iyi niyo soro nuko mwabibonye, agatoki ka mbere, aka kabiri, aka gatatu, ariko ugahera ku ka gatatu, ugahera ku ka kabiri ugakurikizaho aka gatatu mu kazu ka kabiri, aka kabiri mu kazu ka gatatu ku murya wa gatandatu, aka gatatu urutoki rwa gatatu ku murya wa gatanu mu kazu ka kabiri, n'urutoki rwa mbere ku murya wa mbere mu kazu ka gatatu. Iyi ikitwa soro, ugacuranga umanura. Ushobora no gucuranga uzamuka, hari ubundi buryo ushobora gufatamo soro udafatishije intoki eshatu, ushobora gufatisha intoki ebyiri naryo ukayicuranga ukumva ni soro nziza iri kuvuga neza. Kuko hari abantu benshi uru rutoki rwa gatatu rujya rugora, bigatuma inota ryabo ritavuga neza, ukaba wakwifashisha izi ntoki zombi. Aya niyo manota rero naringize ngo mbasangize, dusoza umwaka neza, namwe mukomeze mubikore neza. Ahasigaye ubutaha nzagaruka ndi kubigisha inota rya ra, mbigishe na si. Murakoze. Isomo nari nabateguriye ry'uyu munsi ni iri mugira amahoro.